inzitizi yose ureba imbere yawe ukwiye kwibonamwe amahirwe masha. Buri nzitizi yose unyuramo ukwiye kugira amaso akwereka ko ariyo mahirwe. Ubunini bw'ikigeragezo nibwo bunini bw'umugisha Imana izaguha. Yosefu yibwira bene se yaravuze ngo kubwanyu mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yarabihinduye kugira ngo izakize abantu benshi be gupfa. Yosefu yari afite amaso amwereka ko kuba yaragurishijwe ari nta kibazo, na Potifari yamufungishije nabyo ari nta kibazo, ahubwo Imana yagira ngo itunge ibihugu 120 bitazicwa n'inzara. Dawidi Musa ahura na Goliyati yavuze ijambo ryantangaje, yaravuze ngo gitangaje nibigiye kubera hano ubundi yantabarira aho abantu batareba, none igiye kuntabarira aho abantu bareba gusa, ariko ni ya Mana isanzwe ibikora. Ubunini bwa Goliyati bwahesha Dawidi ubushobozi bwo kumuhamya ibuye, kubera ko iyo kabara akantu gato kugahamya byari bigoye. Hanyuma Dawidi yaravuze ngo uyu munsi ngiye kukwica ngo uce umutwe nkugabura ibisiga byo ku gasozi, isi yose iramenya. Hari ukuntu Imana ibireka bikaba binini ishaka kwiyubahisha ku isi hose. Uzabura byumva ntaco bitwaye. Imana ishobora kudutabara mu idubu no mu ntare aho abantu batareba. Ubundi hari ibintu Imana itwigisha ishaka kutwubakamwo ubushobozi tutazandika mu bitabo, tuzazatangamwo ubuhamya, tutazabitangamwo n'ingero, bikaba ari ibintu uzinanyeho nayo muri babiri. Ariko ibyo bintu biguha experience. Iyo Imana yemeye kuca mu nyanja itukura, ibigira ngo nugera kuri Yorodani uzakoresha experience yo ku nyanja, uzibuke ko yakamije inyanja ibasha no gukamya Yorodani. Nijo dukwiye kureba gusa. Ariko nitukomeza kuvuza induru, inyanja, imisozi, ingabo, bizarangira tutamenye icyo twagomba kwiga. Icya gatanu, igihe turi mu bibazo ni byiza kugira amahitamo meza. Mwibuke ko ibibazo bizana gukomereka, kandi iyo umuntu yakomeretse icambere gipfa na amahitamo. Kavuga ati n'ubundi ndashaje, nubwo hataza umukristo napfa kumwemera. Ibaze kugira ngo amahitamo yawe apfe kugeza ubwo waba umukobwa w'umukristo wakwemera umupagani kubera ko batinze gushaka. Ni nkawe rero nabwira Satani ngo nubwo nzapfa ntashatse sinzikuraho kubunyangamugayo, nzakomeza mba umukristo mu bintu byose kandi kugeza gupfa. Amahitamo ni ikintu gikomeye, kandi gupima ko amahitamo yawe yapfuye ntabwo byansaba iminota 10. Biroroshe kubipima, ntabwo ndi bubivuge, ariko dufite abantu benshi amahitamo yawe yapfuye atazi icyo akwiriye guhitamo. Ariko nanone ntugahitemo ibintu biciriritse, kuko Imana ikora bito ni nayo ikora binini. Niba ntacyo wakwikorera, hitamo iby'agaciro. Paulo yaravuze ngo ibiboneye, ibitunganye, ibyo kubahwa, ibyicubahiro, mujye mutekereza ibintu bidaciriritse. Nujya imbere y'Imana, hari urugero nkunda gutanga abankurikira benshi bararuzi. Twagiye gusenga, Imana yatubwiye ngo nimusabe icyo mushaka, mpitansaba Imana 20,000. Imana irayampa nimugoroba nari nayamaze, sigara mvuga haje Imana yatubwiye ngo iki. Izo ngeri bimbwira ubu narakuze. Tukwiye kugira amahitamo meza. Nuhitamo kwiyanduza, mwari muzi ko Imana izacira umuntu urubanza ikurikije amahitamo ye. Ako kantu Imana ntiyagahaye abamarayika, ntiyagahaye n'inyamaswa, yagahaye twe. Izagucira urubanza ikurikije amahitamo yawe. Dukwiye kwiga guhitamo neza n'igihe turi mu bibazo. Biroroshe gupima ko amahitamo ari mazima. Iyo ugiye mu isoko ugura umuneke, hanyuma umutima umwe ukakubwira ati ariko wawutonoye ukawurya, ukibuka ko Abanyarwanda batarira mu isoko, hanyuma ukihangana ukawutwara ukawugeza ku meza aho ufungurira. Amahitamo aba akiri mazima. Ariko iyo utsinzwe ukawurira mu isoko cyangwa mu nzira, nyine biba bigaragaza ko amahitamo agwaye. Dufite abantu bazi ibyiza bakwiriye gukora, ariko bibananira guhitamo. Urabizi ko kubyuka gusenga mu gitondo ubwonko butarananirwa, urabizi ko ari byiza. Hanyuma byakuraniye guhitamo,
ugahita usenga ugiye kuryama, kandi ubwo urebye filime amasaha 4, ugahita uvuga ngo musenge muri make, imibiri inaniwe irimo gukora iki? Dukwiye kwiga gukoresha amahitamo yacu neza. Hanyuma cya gatandatu, mu gihe cy'ibibazo ni byiza gusenga, ariko ni na byiza gutega amatwi ijwi ry'Imana kugira ngo iguhe amabwiriza y'icyo wakora. Intama ze zumva ijwi rye. Mu byesho baravuga ngo ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira amatorero. Ni byiza ko dusenga, ariko gusenga bikwiye no kudufasha kugira amatwi yumva icyo dukwiriye gukora ku nyanja itukura, ku misozi, cyangwa se ingabo za Farawo. Kimwe mu bintu bifite ibibazo ni amatwi. Abantu bacumva Imana bakiyobagwa nayo icyo bakwiriye gukora ntabwo bakiri benshi. Igihe Yosuwa yahura na marayika ku Yeriko, yamenye ko ari umujenerali umuruta, aramubwira ati ahubwo ukuramo inkweto aho uhagaze nahera. Cyabaye yahise amubwira ngo nyakubahwa, umugaragu wawe untegetse iki? Uzi ko ari abantu baza hano bakumva gusa Imana yavuze bagataha batamenya icyo bagiye gukora. Yaramubwiye ngo hindura uburyo wapangaga ingabo, abitwaje intwaro bajya imbere, hakurikiraho abatambyi, hakurikiraho abavuza amakondera, hanyuma abaturage rubanda nyamwinshi bajya inyuma, bose baceceke, bazasakuza ku munsi wa 7 Yeriko isenyutse, kandi nabwo uwo munsi bazazenguruka inshuro 7. Dusa nkaho twamenyereye kugwana intambara mu buryo bumwe, turasa nkaho dufite rutine y'ibintu bihoraho. Ngewe maze imyaka 40 nkijijwe, ngigaburo gera, narabatijwe, umbyukije saa 8 y'ijoro nayobora amateraniro, n'ubukwe nabusezeranye umbyukije mu bitotsi bya saa 9 y'ijoro, ariko utekereza ko ibikorewe mu mwuka n'ibikorewe mu kamenyero ari kimwe. Twamenyereye ibintu bimwe, ibintu bidatanga umusaruro, ntidufite umwanya wo kumva Imana. Muri ico kibazo ntuzi icyo ukwiriye gukora, ntuzi niba uceceka, ntuzi niba uvuga. Gusenga ni byiza, ariko ni na byiza gutega amatwi kugira ngo umenye niba ari igihe cyo guceceka cyangwa ari igihe cyo kuvuga, niba ari igihe cyo kugenda cyangwa ari igihe cyo guhagarara. Cya 7, ikizadufasha kunyura mu nzitizi ni ukumvira Imana. Kuva 14 umurongo wa 16 baravuga ngo nawe umanike inkoni yawe, urambura ukuboko hejuru y'inyanja, uyigabanya Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Ntabwo ari Imana yonyine yagabanyije inyanja itukura. Yaramubwiye ngo nawe umanike inkoni ugabanye. Sinigeze kubabwira ko Imana ari umufatanyabikorwa. Hano hepfo hano hepfo mu bibare muri 1998 haberaga igiterane kinini ku musozi. Hanyuma haza umuntu ufite kanseri mu nda, haboze pe, umeze nabi. Baramusengera, Imana ivuga numva, iravuga ngo nibafata amazi bayasengere bayamuhe. Bazana amazi mu gacupa, barayasengera barayamuha, hanyuma ya kanseri yose itirasohoka. Imana ishobora gukiza yonyine, ishobora no kukubwira ikindi wakora. Ni byiza gutega amatwi Imana. Intama ze zumva ijwi rye, intama ze zumva ijwi rye. Dukwiye kugira amatwi yumva Imana kugira ngo tuba abafatanyabikorwa n'Imana. Hanyuma mwibuke ko hano yababwiye kwambukira humutse. Mutekereze ufite igihunga cy'ingabo za Farawo, hanyuma ikakubwira ngo yego ngabanyije mu inyanja, ariko tegereza humuke. Wanza wakwemera kwambukira mu byondo. Igihe Nowa yavuye mu bwato, yohereje igikona kiragenda n'icagaruka. Ku bwa kabiri yohereza inuma, iragenda iburaho ishinga ibirenge iragaruka. Amenya ko amazi atararangira, ategereza indi minsi 7 arayohereza.
izanye ishami ry'umunzenze amenya ko amazi yakamye, hanyuma akingura inkuge barasohoka. Wagiye utega amatwi Imana ukamenya icyo ukwiriye gukora. Sinzabyibagirwa muri 1996 nari ku Muhima munsi ya gereza. Hanyuma ijwi rirambwira ngo nari mvuye Nyabugogo, hari inzira inyura hariya ku ibagiro izamuka kuri gereza, ahahoze gereza ya Muhima. Ijwi rirambwira ngo ni inkate nsubireyo ncera frasheri muri kaburimbo. Ndavuga hoya ntabwo bishoboka, iwacu ndahareba ngahariya. Ijwi rirambwira ngo katusubireyo, ndanga. Nteye izindi ntambwe nk'ebyiri eshatu, haza urusenda, nta muntu arimo kurucuruza, rurangira mu maso, ndababara. Ndavuga wabona ari Imana, ndakata nsubirayo. Nkase nsubiyeyo nahuye n'umugabo yambaye igikoti kirekire, iyo sura ntiramva mu maso, ari kunywa itabi azamuka. Muri metero nk'icumi hamwe na ringeze bamuteye icuma arapfa. Mwagiye mwiga kumva Imana. Nikubwira ngo ntujye kwa runaka ntujyeyo, nikubwira ngo iyi nzira ntuyinyuremo izi mpamvu, ariko ibyo ni intama gusa zumva. Noneho abashumba hari ukuntu twibesha ko abantu buza urusengero bose ari intama. Sinzi niba ari byo. Iyo tuvuze ngo dufashe umukene, intama nizo zumva. Iyo tuvuze ngo twubake, intama nizo zumva gusa. Iyo tuvuze ngo twihane, intama nizo zumva icyo Imana yavuze mu materaniro. Iyo Imana ivuze ngo dutange, bumva intama. Ntabwo abantu bose ari intama, siko mbitekereza. Intama gusa nizo zumva. Hanyuma ufite ya mahitamwo yo guhinduka intama, nabyo byashoboka. Icya 8, itoze gutuza no mu bihe by'ibibazo. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kwishima nta gishimishije gihari. Umwuka wera atanga ubushobozi bwo kugira amahoro kandi uri mu mahoro make. Ukaririmba ngo ubw'Umwami Yesu nkunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Wansobanurira gute ukuntu Petero yafashwe n'abajepe bo kwa Herode bakamufungira mu kazu ko hagati, azi neza ko ejo bazamumanika, yasinziriye bigakunda, biriya bitotsi yabikuye. Ni gute Paulo ufungiye hari ukuntu urabona ko akuntu bafungura bahoro bagiye kurubaza, imirundi iriho iravunika, bamukubise inkoni nyinshi ariho arava amaraso, indirimbo aririmbye na Sira bayikuye. Buriya Danieli ni gute yakomeje kuramya ari no mu ntare? Ubushobozi bwahesheje Shaduraka na Meshaki kuririmbira mu muriro babukuye. Itoze gutuza no mu gihe cy'ibibazo. Abantu babiri bahura n'ikibazo kimwe, umwe agahita agendera, undi ukabona aracaramya akavuga ngo ubw'Umwami Yesu nkunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba. Itoze ikintu witoje iminsi 21 gihinduka akamenyero, iyo ubikoze iminsi 90 bihinduka wowe. Itoze gutuza. Ngo ngiye ngo ndumunyakuri, ngo ntabwo nabirarana. Iyo ushaka wakwitoza gutuza. Cya 10, Imana yacu ni Imana y'igitangaza. Kuva 14:31 haravuga ngo Abisirayeli babona ibikomeye Uwiteka yakoresheje imbaraga ze ku Banyegiputa, ubwo bwoko butinya Uwiteka kandi bizera Uwiteka n'umugaragu we Mose. Muri iki gihe ibitangaza byinshi barabifekinga, hari ukuntu babihimba. Nigeze kubwira abakristo ndababwira ngiye nshaka kuzuza abantu urusengero nabikora, ntabwo bigoye, nahanura. Mu bantu 500 waburamwe umuntu urwaye umugongo, mu bantu 1000 waburamwe umuntu ufite ideni rya banki, mu bantu 1500 waburamwe umugabo yashwanye n'umugore koko. Ibitangaza barabifekinga, barabihimba rwose, byinshi nibihimbana. Ariko nagira mbabwize ukuri, ibitangaza by'ukuri bizagaruka kandi n'ubu iracabikora. Ngewe ntabwo ibitangaza mbifata nk'ikintu gikomeye, ubundi ibitangaza biraho n'abatizera. Twebwe Imana ni data, ntabwo nkwiye kwizezwa n'ibitangaza. Ni Imana ni data, nibyo bibanza. Hanyuma iyo ndi muri bezwe y'amazi, agacupa k'amazi, ikakampa muri ubwo buryo, yamenye icyo nkeneye ikakima, mbona ari igitangaza.
Imana imenya detaye z'ubuzima. Imana imenya detaye z'ubuzima. Iyo wakiriye Imana nk'igitangaza rero, ntabwo ibitangaza ubirebera mu bintu byambaye amababa biguruka. Umenye igiciro c'umwuka duhumeka kwa muganga, ayo bawugurisha ku munsi, wabona ko ubuhumeka ari igitangaza. Abantu babuze urugingo rumwe muzo ufite nibo baza agaciro k'urwo rugingo. Ntabwo ari cyakora umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje yakwemeza ko kuva avuka atarajya. Ni abantu niko duteye. Ibintu Imana yakoze mu buzima, ubu wagarura udufoto twanyu two mu myaka 20 ishize, ubu wasanga Imana atari gitangaza ko. Cya 11, igihe cyo kuririmba kizasimbura umubabaro, kizasimbura n'inzitizi turi kureba uyu munsi. Kuva 15 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 3 uravuga ngo maze Mose n'Abisirayeli baririmbira Uwiteka indirimbo bati, ndaririmbira Uwiteka kuko yanesheje bitangaje, ifarashi n'ubuhetse yabiroshe mu nyanja, Uwiteka ni imbaraga zanye n'indirimbo yanjye, ampindukiye agakiza. Uwo ni we Mana yanjye nanjye himbaza, uwo ni we Mana ya data nanjye ndayishira hejuru. Uwiteka ni intwari mu ntambara, Uwiteka niryo zina rye. Nubwo mukomye mu mashini nagira ngo mumfashe kubitekereza. Abisirayeli bambutse ari 2.5 miliyoni. Ntabwo bari baturanye, nta mwanya wo kurepeta babonye. Bari bafite umwanya wo kumba amatafari no kuruha, nta mwanya wo kurepeta bari bafite. Hano dufite abahanga mu kuririmba, pastoro na ninde mudirija yarepetesha abantu 2,500,000. Uwo mudirija yavaye. Iyo ndirimbo yavuye mu ijuru imanukira muri buri wese, arangije araririmba, Imana ihitira yitwara yibika mu ijuru. Umunsi natwe tuzambuka itoro rivuye mu isi, tuzahera ku ndirimbo ya Mose tuyisubiremo, turirimbe n'iy'umwana we. Abantu bavuye mu Burusiya no mu Buyapani no muri Amerika na Afrika y'Epfo, twese tuzahurira imbere ye, twese tuzaririmba. Kuzakira inzitizi z'isi bizadutera kuririmba. Cya 12, mu byo tunyuramwo byose Imana yifuza kuduha agakiza kuzuye. Hari amagambo 3 mu Giheburayo ajya gusobanura ibintu bisa: ni amahoro, shalom, ni agakiza n'umutekano. Umwisirayeli ntashobora kukuramutsa ngo amahoro. Iyo bivuze iwabo kugira ngo akuramutse amahoro, nuko abaguwe neza mu bice 3: umwuka, ubugingo n'umubiri. Shalom mu Giheburayo bivuze ngo ubanye n'Imana neza, amarangamutima ntakomeretse, ubwenge buratunganye, ufite amahitamo mazima, no mu mubiri ufite ibihagije. Niyo bavuze agakiza mu Baheburayo nabyo ni nk'uko, ni ukuvuga ngo ubanye n'Imana neza, amarangamutima ntakomeretse, no mu mubiri umeze neza. Hanyuma niyo bavuze ngo baratekanye, nabyo biba bifasha ibyo bice 3. Twe turi injyajya tuzi kuramukanya amahoro atarenga hano. Umuntu akakubwira amahoro yakurariye mu nama ikugambanira, umuntu akaguhobera atari ko bimeze mu mutima, ariko Imana izaduha shalom yuzuye. Imana yemera ko tuba abanyakuri. Igihe ugiye imbere y'Imana ukabuzi ko kimwe muri ibyo bice 3 kitameze neza, gerageza ubu umunyakuri, ubwira Imana ngo Mana, shaka ko agakiza kambera inzitiro, shaka agakiza mu buryo bwuzuye. Ubanye neza n'Imana, mu bugingo hameze neza, mu bugingo harimo ubwenge, kamere, amahitamo, amarangamutima, niho wafatirwa ibyemezo. Hanyuma mu mubiri naho harimo ineza y'Imana, ufite ishimwe. Ni byiza ko witoza ko gusaba Imana agakiza mu mwuzuro. Abantu batuzaniye ubutumwa bwiza barihuta, muzababwire bagaruke. Batubwiye gukizwa nkaho tuzapfa ejo, batwigisha umwuka utambaye umubiri. Hari umushumba yitwa Yongicho muri Korea y'Epfo,
niwe yatangiye kwigisha inyigisho zifata ku bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Itorero rye rimeze neza kuruta menshi yacu, kubera ko n'abantu bafite umugisha, barakora cyane. Mbese kuri bo hari umwene data umwe uriyo yarambwiye ngo nibwo bwa mbere yabonye urukundo mu bizera nk'ubwo mu byakozwe n'intumwa. Kandi itorero rimwe gusa, rimwe muyo ayoboye uwo mushumba yitabye Imana, ryakira abantu 10,000 bicaye neza, 10,000, kandi bakora amateraniro ubanza 3 cyangwa 4. Hanyuma buri muntu wese ahabwa icyo akenye. Nta uraratumvise ijambo ry'Imana, nta mushitsi aza ntibamumenye, nta wagwara ngo aburi umugwaza. Imana yamuhaye ubwo bwenge bwo kubikora gutyo. Nicyo nangira ngo mbasabe, reka dusabe Imana agakiza kuzuye, dusabe Imana shalom y'ukuri. Urarujyana n'umugore wawe ukaza hano ugasirimba bikemera, urabesha uko umutima uteye, hanyuma ukaza ukavuga Imana hano, kuko urumva bivamo ibitaragukije hari undi muntu byakiza. Reka Imana iduha agakiza kuzuye. 13, wibuke ko inyuma y'ibitangaza inyigisho zikomeza. Bambutse inyanja itukura, bari batangira irindi shuri ry'ubutayu. Abasirikare ndabakunda, bazi gutegura intambara mu gihe cy'amahoro. Twebwe mu gihe cy'amahoro turadamarara nkaho nta kindi kibazo tuzahura naco. Noneho twahura n'ubutayu tukibagirwa n'ibitangaza byo ku nyanja itukura. Nagira ngo nkwavertise, hirya y'ibitangaza, hirya y'ibyo Imana ikora, ubutayu burakomeza, ishuri rirakomeza. Ku muntu yamenyereye gutozwa n'Imana, iyo ikwigishije kimwe biguha imbaraga zo kwiga igikurikiyeho. Uyu munsi Imana ishobora kukwigisha communication, ejo ikazakwigisha imibanire, ejo ikakwigisha uko ukoresha amafaranga. Mwarabonye ko twaje amafaranga yacu agasigarayo. Abantu barakijijwe, amafaranga ntiyaza. Kandi n'umutego wo kwa Farawo, yababwiye ngo mugende ariko umutungo wanyu usigare hano. Imana ishimwe ntari umushumba wanyu hano. Yaba ari ubivuze mwari kugira ngo ni ikibazo cy'amaturo, ariko ntabwo twaba mu isi. Turabo yaremye, ituremeye gukora imirimo myiza yose muri Kristo Yesu. Uzi kugira imyenda 100 mu kabati, wicarana n'umuntu wambaye umwenda umwe, kandi urabizi ko yambaye umwenda umwe. Ukajya umufuka w'umuceri ukiyongeza uwa 2 n'uwa 5 n'uwa 10, hari umuntu uburara. Nagiye kuyobora ahantu, mpahurira n'umwana yafunguwe umaze imyaka 5 muri gereza. Arambwira ngo pastor, ngo ndashima Imana ko nafunguwe, ngo ariko hari ikintu cambabaje. Iki? Aravuga ngo nafunzwe ndenganye, hanyuma sinaninzi kuburana, nta n'ubushobozi bw'umwavoka nari mfite. Aravuga ngo ariko kuba nafunzwe ngo ibyo nibisanzwe, sico cambabaje. Ngo ikintu cambabaje nuko nafunzwe nkundi imineke, ngo nkamara imyaka 5 nta muneke ndiye. Nkibaza kandi yari umuririmbyi mwiza muri korali. Ukibaza mu baririmbyi baririmbanaga, habuze umuntu yagura iseri ry'umuneke rya 500 akajya gusubiza icyifuzo kimaze imyaka 5. Singe wahera. 14 kibanziriza icanyuma, dukeneye Mose atujya imbere. Mu byo tunyuramwo byose dukeneye Mose. Mbariza umuntu mwicaranye ngo pastor wawe ninde? Iyo ugoswe n'ubutayu, iyo ugoswe n'amarangamutima akomeretse, iyo ugoswe n'imisozi ya Sinayi, iyo ingabo zigukurikiye, byibuze ninde mu biganiro? Ugiye kumbwira ngo ni Yesu? Yego, Yesu ni sawa, ariko yashizeho abo tureba twabwira tugasohora amarangamutima. Niba udafite umukansara, ukaba udafite pastor, ukaba udafite umuntu mwasangira ubuzima, witegure ko bizakugiraho ingaruka kandi uri mu rusengero. Mu muco wacu rimwe na rimwe ntabwo dupfa kwizera abantu. Uravuga ati ntabimubwira, sinzi icyo azabimaza, sinzi icyo azabikoresha. Ariko ibyo bintu wabitse wanze gusohora, bizagaruka ari imvi, bizagaruka ari uruhara, bizagaruka ari ukwibagirwa, bizagaruka ari ukuri ibitotsi. Ibyo bintu ushiramwo bidakwigwamo, bizagaruka ari ukwigunga. 15 tugira icyizere, Kanani irahari. Nukuri kose Kanani irahari.
ntabwo yaduhagurutsa muri Egiputa idafite aho itujyanye. Kandi inkuru nziza nuko tukiri mu isi Imana izaduha Kanani. Nigeze kumva umvuga butumwa nakunze yitwa Munoro, yavuze ikintu cyantangaje. Yaravuze ngo birasa nkaho tuvuga ubutumwa Yesu atashaka ko tuvuga. Yesu yaravuze ngo nimusenga muvuge ngo Data wa twese, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Yaravuze ngo Imana yifuza ko ubwami bw'Imana buza hano hanyuma tukazabubamo. Noneho twe uburyo twigisha tuvuga ko mu isi ari ahantu ho kuruhira hanyuma tukazaruhukira mu ijuru. No, ntabwo ari byo. Imana yifuza ko tugendana amahoro tukiri inaha, yifuza ko tubaho turutse tukiri inaha, ubwo bwami tubugendana mu nzabya zibumba. Hanyuma izaduha igihembo gikuru cy'ubwami bw'Imana, ariko tugomba gusogongera. Umunezero ni umugabane wawe, amahoro ni umugabane wawe, gutera imbere ni umugabane wawe, ubukene ntabwo ari umugisha ni umuvumo. Kiretse niba ari ubutayu uri kunyuramo, ariko Kanani irahari.